Reka tuguhe ikaze kandi tukwifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Ni M247 TV nanone tunakubwira ngo utakora subscribe aka kanya kugira ngo bigiye bigufasha kubona ibiganiro bya M247 TV bigisohoka ako kanya. Nanone nta kindi kiba kitugaruye uretse kukubwira amakuru agezweho, aho nyuma y'uko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uyu akaba ari Felix Tshisekedi, akoranyije abadiaspora cyangwa se abanyekongo baba mu gihugu cy'Ububiligi, akababwira amagambo aherutse kuvugira imbere y'inama ya Gateway Forum 2025, aho ari inama yahuzaga abakuru b'ibihugu bya Afurika ndetse n'Uburayi, aho Tshisekedi yaje gutangarizamo amagambo ajyanye n'umutekano muke umaze imyaka ugaragara mu gihugu cye, ndetse akaba ari amagambo yaje kuvuga ku Rwanda, ndetse yaje kuvuga kuri aya magambo ubwo yakoranyaga cyangwa se yateranyirizaga hamwe abanyekongo ba mu gihugu cy'Ububiligi, akaza kongera kugaragaza kwishongora, ndetse akavuga ko ibyo yakoze byo kwerekana ko ashaka amahoro hagati ye n'u Rwanda kwari ukwiyerurutsa cyangwa se atarakomeje, ahubwo kwari ukugira ngo atange abagabo ku mahanga bari bateraniye muri iyo nama, abereke ko we atari we kibazo ahubwo ko nawe ashaka amahoro. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi ubwo kandi yari yakoranyije abo ba diaspora mu gihugu cy'Ububiligi, yaje kugaragaza ko ibyo yavugiye mu Bubiligi, aho yaribwiraga abanyaburayi cyangwa se akaravugiye imbere y'imbaga y'abanyaburayi bari bateraniye mu nama yahuje abayobozi b'ibihugu bya Afurika ndetse n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, aho Tshisekedi yavuze ko ashaka amahoro ndetse ko ashaka ubwiyunge n'u Rwanda, aho yaje kugaragariza aba banyekongo ko byari urwiyerurutso, kuko yabivuze nk'utanga abagabo ashaka ko amahanga abona ko atari we kibazo. Ibi ngibi yaje kubigarukaho ubwo yagiranaga ikiganiro na diaspora ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba ari abanyekongo baba mu gihugu cy'Ububiligi, aho yabivuze nyuma y'uko yari yitabiriye inama mpuzamahanga y'ubufatanye bw'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, ndetse aho yari ifatanyije na Afurika, aho ari inama yiswe Global Gateway Forum, ndetse Tshisekedi akaba yaraje gutangarizamo amagambo akomeye, ari nayo yaje kuvuga ndetse yaje gusobanurira abanyekongo baba mu gihugu cy'Ububiligi. Muri iyo nama Tshisekedi yahuriyemo n'abandi bayobozi b'abakuru b'ibihugu batandukanye, aho ari inama yabaye ku wa 9 Ukwakira 2025, ndetse icyo gihe Tshisekedi yaje kugaragaza ko ari umuntu witeguye amahoro ndetse yiteguye ibintu byose byashoboka kugira ngo bigarure umutekano mu gihugu cye, aho yaje kuvuga ko arambuye amaboko ndetse yiteguye kwakira buri gisubizo cyose cyagarura amahoro mu gihugu cye, ndetse aho yaje kubwira Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, akaza kumubwirira imbere y'iyo mbaga ko ari bo bombi babiri, we na Paul Kagame, bafite ubushobozi bwo gukemura amakimbirane amaze imyaka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yaje no kumubwira ngo areke gufasha umutwe wa M23, nubwo n'ubundi Tshisekedi yari asanzwe abizi neza ko u Rwanda rutahwemye kugaragaza ko ibyo ngibyo Tshisekedi avuga nta shingiro bifite kandi ari ibinyoma. Mu kiganiro Tshisekedi yaje kugirana na diaspora y'abanyekongo baba mu gihugu cy'Ububiligi, aho ari ikiganiro cyaje kuba bukeye bwaho nyuma y'uko yaratangaje aya magambo, yababwiye ko ibyo yavugiye imbere y'amahanga ko ashishikajwe n'amahoro byari gutanga abagabo kugira ngo amahanga abone ko atari we kibazo, ahubwo ko ikibazo ari Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ndetse n'u Rwanda muri rusange. Icyo gihe Tshisekedi yaje kugira ati, rero icyo nababwira ku byabaye ejo, namwe kandi mwarabikurikiranye ubwanyu kandi namwe murabizi, kuko nta banga ryari rihari kuko ari ibintu byabaye habona. Nabikoze habona kandi nahaye ukuboko kwanjye umuntu uhagarariye imitwe yateye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo isi yose ibe umuhamya. Mu gihe turi gukoresha uburenganzira bwacu bwo kwirwanaho, batangiye kugaragaza nk'abantu ndetse batangiye kutugaragaza nk'abantu badashaka amahoro, bashaka intambara. Rero nashakaga kwereka isi yose ko atari twe turi ikibazo, ahubwo ko natwe dushaka amahoro kandi ko ari twe ba mbere dushaka amahoro. Ubwo rero dushaka aya mahoro, noneho narambuye ukuboko kwanjye ndavuga nti, ubwo wavuze ko ari twe dushaka intambara, noneho mvuze ko dushaka amahoro, ngaho subiza kuri ibyo.
Nanone kandi iby'uko yavuze ko byari urwiyerurutso byaje gushimangirwa n'andi magambo yibasira u Rwanda, ndetse aho yaje gushinja u Rwanda kuba ikibazo cyangwa se kuba ari rwo ruteza ibibazo mu gihugu cye. Nanone yakomeje abwira aba banyekongo ati twashoboye guhagarika ubwo bushotoranyi bwa kinyamaswa bwaturukaga mu Rwanda ubwo bumvaga amakuru y'amasezerano akomeye twiteguraga kugirana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ari amasezerano atari afite aho ahuriye na gato no kugurisha umutungo kamere wacu nk'uko bamwe babivugaga, ariko bakoresheje imbaraga babirwanya ndetse mu buryo butigeze bubaho na mbere ndetse butigeze bunakoreshwa na mbere, ariko biba ibindi bibazo ndetse bisaba kurengera igihugu. Ariko kuri ubu ibyo byarahagurukiwe ndetse abenshi bahise bahagurukira rimwe, bose uko bangana, abanyapolitike, abayobozi b'amadini, abagize sosiyete sivile ndetse n'abandi bose ushobora gutekereza, kugira ngo bagerageze kubuza cyangwa se guhagarika Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo idasinyana natwe ayo masezerano, kugira ngo batureke dukomeze kubabazwa. Ibyo birarebana ko ndetse ibyo ngibyo birerekana ko dufite abanzi benshi mu byo dukora, kandi ibi ngibi ntabwo tubitinya. Yakomeze ayishongora ndetse abwira aba diaspora baba mu gihugu cy'Ububiligi b'abanyekongo, aho yaje gukomeza ababwira ati twatangiye uru rugamba kera cyane bo batarakomera bakinywa amata. Twebwe twari tumaze igihe mu rugamba, tuzi icyo bisaba guhagarara imbere y'abiyita ibihangange ndetse turamenyereye, kandi ibyo ntibizaduca intege na rimwe. Uretse ibyo ngibyo, Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yaje gukomeza yerekana ko hari ibiganiro atiteguye kwemera na rimwe, aho avuga ko ibiganiro birimo guverinoma ye na M23, avuga ko azemera kugirana nabo ibiganiro ari abazamushyigikira, ari bo azemera ko bagirana ibiganiro, ndetse abo bazaba bari kumwe mu mujyi we wo gushinja u Rwanda kuba nyirabayazana w'ibibazo bimaze imyaka myinshi biri mu gihugu cye, cyane cyane mu burasirazuba bw'iki gihugu. Icyo gihe nanone yakomeje abwira aba banyekongo ati aba bose bavuga ibijyanye n'ibiganiro ndetse n'abo bose berekana ibintu mu buryo bwabo bavuga ngo ntabwo dushaka ibiganiro, yebwo ntabwo dushaka ibiganiro bimeze bityo, ibyo biganiro ntabwo tubishaka. Turashaka ibiganiro hagati y'abanyekongo bose badashyigikiye ubu bushotoranyi. Ikintu kimwe nsaba abo bashaka ibiganiro ni uko babanza kwamagana uwaduteye, bakamuvuga mu izina ndetse bakamwamaganira kure, hanyuma nibwo tuzavuga ko abari abakunda igihugu bashobora guhagararana natwe mu biganiro. Ntabwo tuvuga ibiganiro n'intumwa z'uwaduteye, ntabwo tuzigira kandi tugirana ibiganiro n'umuntu uza kuvugira uwamutumye atari umunyekongo. Bo iyo baje ku meza y'ibiganiro bavuga gusa umuntu wabatumye ndetse bakanavuga mu nyungu ze, ntabwo bavuga inyungu z'abanyekongo, nta kintu kirebana n'abaturage ba Kongo bavuga. Narabivuze ko bitazigera byongera kubaho, keretse niba bankuyeho cyangwa se banyishe, ariko mu gihe nkiriho ntabwo nabyo bizigira bibaho. Tshisekedi yakomeje avuga ko yiteguye kujya mu biganiro byo gushaka amahoro ndetse no gushakira umuti urambye ibibazo byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse yemera ko ibi bibazo bihari, ariko agaragaza ko atiteguye kwemera ibiganiro bishobora kurangira leta ye ibwiwe byo guhuza ingabo ndetse agahuza n'ibihugu bivuga ko bimurwanya. Tshisekedi yakomeje nanone agaragariza abanyekongo, aho yababwiye ko gushakira amahoro igihugu cye byaba ari ibiganiro habayeho ubuhuza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi biganiro byabayeho ku buhuza bwa leta ya Katari, byose abishyigikiye. Tshisekedi yaje kugomeza nanone yishongora agaragaza ko ibiganiro bigamije gushakira amahoro igihugu cye byaba ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagizemo uruhare, aho ari ibiganiro byahuzaga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, ndetse n'ibiganiro Katari nabyo yabayemo umuhuza byahuje leta ye na M23, ko byose bikeshwa imbaraga ze kandi ko ari we watumye ibi biganiro bibaho. Ibi ngibi ariko Tshisekedi arabitangaza mu gihe leta ye yagiye igaragaza kugenda bigura intege mu kubahiriza ibyemerejwe mu biganiro n'abahuza batandukanye, byaba ibiganiro byabereye i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi byabereye i Doha muri Katari.
ni mu gihe Tshisekedi we akomeje kugaragaza ngo hari ibyo yasabye ategereje ko bazamuha nk'igisubizo. Ibi ngibi kandi yaje kubigarukaho ku byo yari yavugiye mu nama n'abandi bayobozi bakuru b'ibihugu asaba perezida w'u Rwanda Paul Kagame kumuha ikiganza ngo bemeranye amahoro ndetse ngo guhagarika intambara. Hari perezida Paul Kagame ubifitemo ububasha, aho yabivuze ko byanyura mu kubwira M23 igahagarika intambara, ndetse ibi ngibi u Rwanda ntirwahwemye kubyamaganira kure, ndetse u Rwanda rwakunze kuvuga ko ari ibirego bidafite ishingiro bigamije guhengekera ibindi bibazo ku Rwanda, ariko nyamara Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariyo ifite igisubizo kirambye cyo gushaka umuti cyangwa se gushakira umuti ibi bibazo bihereye mu mizi. Ibi ngibi byatangajwe na Tshisekedi muri iyo nama. Ni ibintu perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame atigeze akira icyo abivugaho ubwo yahabwaga ijambo, ariko abinyujije ku rubuga rwe rwa X yaje kugira ati iyo umuntu agize ikibazo ku kubomborengana kw'ingoma iri mu busa, nawe aba afite ikibazo. Ingunguru iri mu busa, urusaku rwayo ntabwo rwagutera ikibazo, icyiza ni ukubireka bikagenda cyangwa se ukabijya kure. Tshisekedi ubwo yasozaga ibiganiro ari kugirana na diaspora y'igihugu cye mu Bubiligi yaje gusoza agira ati sinitaye ku byavuzwe, ndabizi ko bazabitekerezaho hanyuma bakama icyifuzo kandi ndabitegereje. Kuri ibi ngibi perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yatangaje. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yaje kubisubiza nawe anyuze ku rubuga rwe rwa X, aho yavuze ngo Tshisekedi azategereza ubuziraherezo, ariko u Rwanda ntabwo rushishikajwe n'ikinamico ya politike igamije kuyobya abanyekongo ndetse n'isi yose muri rusange. Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yaje kugira ati ku rundi ruhande ku bijyanye no gutegereza ni abahuza bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'abandi bahuza batandukanye Tshisekedi ategereje, ntabwo ategereje u Rwanda. Tshisekedi niyisubiraho ku cyemezo cye cyo kwanga gahunda ihuriho yo guteza imbere ubukungu mu karere RIEF, mu gihe yari yemejwe n'intumwa za Kongo zari i Washington kuwa 3 Ukwakira 2025, ariko nyuma izi ntumwa zikanga gushyira umukono kuri aya masezerano. Ibi byose kandi byagizwemo uruhare na perezida Felix Tshisekedi. Nduhungirehe yakomeje agira ati ahubwo Qatar nk'umuhuza niyo igitegereje ko perezida Tshisekedi arekeraho kuburizamo ibiganiro kandi atere intambwe ifatika mu biganiro by'amahoro bya Doha. Si ibyo gusa kuko Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko niba hari abafite icyo bategereje ari abo bahuza n'abandi bari muri ibyo biganiro by'amahoro, ndetse ibyo biganiro byambi ari byo bitegerejwe n'abo bahuza, aho bategereje ko Tshisekedi arekeraho kurenga ku gahenge akoresheje indege z'intambara ndetse na drone, akarekeraho kugaba ibitero ku baturage b'abanyamurenge ndetse n'abandi banyekongo b'abatutsi, kandi akarekeraho gukoresha ibindi bintu byose bitandukanye harimo gufatanya n'umutwe wa FDLR, ndetse ahubwo agashyira mu bikorwa agashyiramo intege mu bikorwa byo kwambura intwaro FDLR byihutirwa, akarekeraho gukorana n'abarwanyi ba Wazalendo, ndetse agahagarika imvugo z'urwango n'imyitwarire ya gishoza ntambara, aho akomeza gushoza intambara ku Rwanda, ndetse akanahagarika gukoresha abacancuro ibintu birenga ku mategeko mpuzamahanga.